ramusuzuguye ndamusuzugura gihe twafashaga abantu muri corona n'ibandi mujye babwira ukuntu abanyarwanda batura mu nzigo. Twigeze abantu babyibuka dukusanya amafaranga yo gufasha. Yigeze kuza ku ma live, Kasuku yaraje ku ma live aravuga ngo arananyandikira ngo reka aduhe umuntu tumufashe. Mama barabyibuka abo mu Bubiligi, abo muri Canada nabo muri Amerika, mwese ukuntu mwoherezaga amafaranga ngo dufashe abantu. Aduhaye abantu ngo tubafashe, dusanga niba araduhaye nyina wabo nimba ari nyirasenge, ari naho nakuye ibya papa we. None harongera aduhundi ubu ikindi gihe aduhereza umuntu ngo tumufashe, dusanga ngewe sanga ni muri umunawe umuntu uri muri Amerika utashobora gufasha famiye ye. Arangije tuza kuvugana burangiye naranamublockinze, araza aravuga ngo hari ibintu ashaka ko dukorana. Nambwe nti amafaranga sibwo wampemba wayakurahe. Arangije avuga ibihumbi 400. Arangije ngo ikindi ngo jewe ngo nkorana hafi ngo na leta y'u Rwanda, ariko yivugira ubwo abinyibwirira. Nakubwiye ni uzambara ipantaro ukora ibiganiro igihe kingana n'icyumweru. Umukobwa mwakundanaga witwa Nadege mwamaranye imyaka 8, mbazanira izanyu. Utu witwa Nadege mwakuranye imyaka 8, uti yagutaye kubera iki? Ramusuzuguye ndamusuzugura kuko muribuka abantu twibukiranya igihe twafashaga abantu muri corona n'ibande mujye babwira ukuntu abanyarwanda batura mu nzigo. Uri kumva nako n'umukongo bane. Anyway, uri kumva twigeze abantu babyibuka dukusanya amafaranga yo gufasha. Bora zuba yigeze kuza ku ma live kubera ko je nabaga mfite abamama baba diaspora badusupportinga mu bikorwa byo gufasha abantu muri kiriya gihe. Nimba muri kubyumva neza abantu babyibuka mu nyibutse karame kabiri nejo nzitaba. Abantu muri mugire vuba genda shaka kwihuta vuba kuko ntagomba nkunda gutinda hano, ntagomba nshaka gutinda hano. Njewe umuntu yamvuze ntaribi kuko najye sivuga abandi, ariko nimwigire hina simba nshaka gutinda hano. Abantu mubyibuka neza turi mu bikorwa byo gufasha. Kasuku yaraje ku ma live aravuga ngo arananyandikira ngo reka aduhe umuntu tumufashe. Uri kumva mu ntega amatwi jewe mbibabwira. Noneho tubanza kugira ntuzenya murahari yego. Noneho abamama barabyibuka abo mu Bubiligi, abo muri Canada nabo muri Amerika, mwese ukuntu mwoherezaga amafaranga ngo dufashe abantu muri kiriya gihe cya corona. Na nyuma yahe niwe mubyibuke neza, we yaraje aduha abantu ngo tubafashe. Igo ishyari ni ribi. Icya mbere cyo ni ishyari sheri, ni ishyari ni ribi kandi je mu buzima bwanjye sinshobora kugira umuntu ishyari. Aduhaye abantu ngo tubafashe, dusanga niba araduhaye nyina wabo nimba ari nyirasenge, aduha ibintu byinshi, atubwira ibintu byinshi. Ari naho nakuye ibya papa we. Ndicecekera nta nubwo ngomba kwibazanira hano. None harongera aduhundi abo bamama abo bantu bari mu Bubiligi murabyibuka, harimo abantu bari mu Bubiligi mwazanye amafaranga ngo tujye gufasha. Andi ikindi gihe aduhereza umuntu ngo tumufashe, dusanga ni ngewe sanga ni muri umunawe. Umuntu uri muri Amerika utashobora gufasha famiye ye agatangira akaza kayisegera hano. Mpakusente yarabaye mpakusente. Mporo kumi yarabaye mporo 10. Uri bashiriza abo bene wabo. Uri kumva niho havuye icyo kintu. Noneho arangije mwumve gatoya tuza kuvugana burangiye naranamublockinze. Uri kumva arangije araza aravuga ngo hari ibintu ashaka ko dukorana. Uri kumva njewe nambwe nti amafaranga sibwo wampemba wayakurahe. Arangije avuga ibihumbi 400. Sheri amafaranga ibihumbi 400 fata nkajya muri Simba nkasohoka shize. Njewe ngo ayampembe. Naramubwiye nti nimpereza abakozi bawe nkabane mbaguhembere. Uri kumva arangije ngo ikindi ngo jewe ngo nkorana hafi ngo na leta y'u Rwanda, ariko yivugira ubwo abinyibwirira ngo twajya tugira byinshi dukorana. Ndamubwira ntiye
iki noke noneho ngiye kuva rubatangira ibintu ngo twajya dukora reka leta ifite umuvugizi je ntabwo ndi umuvugizi wa guverinoma muri kumva nawe ubwe narabimubwiye none uri umuvugizi wa guverinoma gutyo ngo nongo mucikaho nto ndamuhunga ahantu hose n'ikigaraho mubonye simba nkeneye kwegerana nawe kuko nta nubwo rwose never ubwo rero we Kasuku urabizi ibintu rwose ukuntu byose byagenze njewe simvugira mifumbi kumuvumba ntatera bwoba ngira nta n'umuntu wantera ubwoba njewe uyu mureba hano nta nubwo njewe ntago wantera ubwoba rwose nta nuwo natera ubwoba uretse kuza kwivugisha ngo yavuze ngo sinza nakubwiye nti umunsi wagarutse naha tuzesurana that's it nta n'ikindi ibyo byo ndumva bihagije yes utazansuzugura n'umusi n'uyu n'umwe wowe Kasuku wowe urangije niyo mpamvu ahoza mu kanwa nuka nta ribi n'ubu ngubu ndabizi uraje uri kumva mu bantu uza guhungeta usa nk'ushaka kugira ntago mbamo ntuzanatusha ahubwo upo nabikubwiye ngo iki wowe nikoja onkorera kuri YouTube nako kuri Instagram wowe witukura ukora amarayiva 2 n'ibiganiro nk'icyatanu ikikwereka yuko wana deprimye yes ubu ugomba gukora amarayivu n'ibiganiro nk'icyatanu ariko ni hano nge se nabuze content ntabwo nabuze content ariko kuko navuze nireka aho wahereye reka ngwe ka content byibura sibyo nakubwiye ni uzambara ipantaro ukora ibiganiro igihe kingana n'icyumweru ipantaro nzakubwira nzahita nkubwira ikindi mumumbarize muti umukobwa mwakundanaga witwa Nadege mwamaranye imyaka 8 mbazanira izanyu utu witwa Nadege mwakundanye imyaka 8 uti yagutaye kubera iki we utajija unatahaya ubwo jewe rero ubu ngubu rero muravuga ngo sho nibwo zigitangira uwitwa Nadege mwakundanye imyaka 8 mwapfuye iki yagutaye kubera iki nikoja na sheri nta muntu wamfungisha sheri humure nta wamfungisha niko uwitwa Nadege mwakundanye imyaka igera ku 8 mwapfuye iki baranguze zose Nadege munyandikiremo hano ngo Nadege yagutaye kubera iki yagutaye kubera iki ubu nkubwiye ahaherereye mwandike hano ngo Nadege munyandikira hano ngo Nadege mwakundanye imyaka 8 mwapfuye iki nkurabure ndaje nitwa Jihad munyandikira hano ubu nibwo shozi gitangira nari narakwihoreye igihe kinini umpagararaho igihe cyose umpagararaho we wabuze content nta content ugira abakozi wakoreshaga inahangaha mu Rwanda nta numwe ugisigaranye waragiye urabambura uretse ko bamwe Imana yagiye bagirira neza n'ubu kubera ko bataye akazi kawe kubera nta nakazi bafite ugenda gusa ubayeho mu bwesikoro bwinshi abana urabadeprimisha ukajya uhora ubizeza ibitangaza uri kumva mumbwira abantu bose bagiye bakorana ubu bari kumwe n'ibande we nta soni uza ubeshya abanyarwanda mukodesha utudukuri ngo nama office bamwe na bamwe bakaba hosting igikondo ntuzanire wari uguho gustinza igikondo ya studio yagiye hehe niwe gusabye ama studio y'abandi uri kumva ntago wakoresheje urubyiruko hano ukirirwa urwambura birirwa badepima Imana bamwe ntiyagiye bahereza akazi ntibameze neza ntubona ukuntu bameze neza bikakubabaza ukaba wifuza yuko bamera nabi
gicucu Ruganzu warangiza ukaza kunshingaho we. Narakubwiye ngo ikintu cyanamubabaje cyane, yaravuze ngo njyewe ndashaka gukorana na Jihad, ndamuhakanira. Ndamubaza ariko ubundi wowe wampemba ngahe? Ngo naguhemba nko nk'ibihumbi 400 ku kwezi. Ntisa musubiriremo ibihumbi 400 my dear, mbikubita mu modoka ntajya muri Simba nkaza birangiye. Yes, abana wakoresheje bose barihe? Bamwe ntibagendaga batwara kamera n'ibiki byose. Hanyuma mbwira Nadeje mwapfuye iki? Mwapfuye iki? Icyo cyo nicyo ngusaba we Kasuku, mbere yuko uza no kumpagararaho. Nta soni. Uribuka dufasha bene wanyu tukabafungurira, mwene nyoko murumuna wawe tukamufasha, inzara igiye kumutsinda mu nzu, uri kumusabira ugira ngo ni rubanda uri gusabira kumba ari murumuna wawe. Kamani nyogoseye, kamani nyoko wanyu ntago waruraho risiba twe twabafashaga. We reka nze noneho sasa. Nta soni warangiza ukaza kumpagararaho. Ariko izana Nadeje zozo nzazibazanira hano abashu. Muhumure. Nta soni. Mwapfuye iki Nadeje da? Buretse gato aho yahereye kumureka sibiki, kumureka ibiki? Aho yahereye ngwisoni ndeka zitungagira so tunga jegegera. Niko ngo ngwiki ngo njyewe ngo ibiki n'ibiki mu bantu wirirwa uvuga bakaceceka. Wahereye kera ugenda winjira mu famiye y'abantu yatuku tukafamiye z'abantu ugira gute njyewe tebisoboka uzaze kumpagararaho ntuza, kuko njyemba ngomba kuguha of course, njyemba ngomba kugira ngo unabone udufaranga sibyo, kubera yuko utanamvuze ntago wakurikirwa. Utamvuze nta muntu wagukurikira, wowe utamvuze ntiwakurikirwa. Ariko njyewe Jihad wumve, nta nubwo nshobora kugufata ngo ngushyire mu kiganiro cyanjye byibura n'umunota umwe. Wumva ukuntu unaciriritse imbere yanjye, uri igicucu Ganzu. Warangiza ukaza we Jihad bra niko ngo Jihad wamutingagiwe. Niko Nadeje mwapfuye iki? Numara kubwira abanyarwanda icyo wapfuye na Nadeje nzagusubiza. Nutakibabwira nzaza hano nkibibwirire. Nta soni aho umuntu aba yakwihoreye wiwaza ugatukabura igiti n'umugenzi. Njyewe kuvuga simbyanze, ndavuga pe, nanjye mvuga abandi mujye muza nanjye mumvuga. Ariko hari igihe mukabya, buriya mujye munareba hari n'abantu ntajya asubiza mwarabonye. Wowe rero nkubwire Kasuku ukuntu ufite agaciro nka kabajiya imbere yanjye, ukuntu ufite unganya agaciro nka kabajiya. Njye nkora live y'iminota 30, ukora live ugakora na TikTok, ukajya no gukora ikiganiro ukongera ukicika Jihad mureba, Jihad w'umutinganyi, Jihad narakubwiye ngo paka upfuye nzakuzengereza mu mutwe paka, kuko nzahora mu mutwe wawe nk'isereri. Uri gukora ibiganiro kirasiku. Ndashaka kuza buri weekend nzajya nzangutemo nguhereze ka content. Ufite agaciro nka kabajiya imbere yanjye. Bajiya unazijuye. Umva icyambere nkubwire, utamvuze abantu ntago bashobora kuza kukureba. Niyo nakora ikiganiro sinagushyira kuri thumbnail yanjye. Wumve ko ntanagushyira kuri thumbnail yanjye. Wumva agaciro gacu ufite. Sinagushyira kuri thumbnail yanjye kubera yuko niyo sinshobora kwicara mu kiganiro ngo nkuvuge. Ntago bishoboka. Live ho nzajya nzanguhereze ka content utware, mpereze n'abandi hano bagende bikorera utuntuze birecordingira. Uri kumva? Njyewe sinshobora uza nabaze nawe Kim. Niwirirwa gutera ubwoba abantu nguza bakubitisha imitwe. Ntago bihari, ibyo byose ntibihari. Kubera yuko bagutaye. Bakubuka. Urinda ushyira aho ngaho, n'ushobora gukoresha abakozi ubasha guhemba.
abantu bose bakoze iwawe warabishyuye. Ntibabonye abantu bose bakoze iwawe warabishyuye. Igihe cyose jihad nje ndababwiye ngo utanavuze ijambo ngo ushyiremo jihad nta nubwo wahumeka. Ikikubwira ko naguteye depression njewe umva urwaye taki yanjye nyine ugomba kwivura wandushyiwe. Uri kumva kaso umva sindanakubwira kuko nshobora no gufata ama video yawe yose wirirwa uraho ngaho wacuzinga umuntu kuyatwara muri ambasade ya Amerika n'inkejo mu gitondo kaso ntunatushe rwose icyo rwose. Kandi hari umunsi nzabyuka gutya byagubutse nkayajyanayo tuzarebana genda i Kigali. Utamvuze ntiwabona content icyo cy'abanyarwanda bacyumve. Nzabatama ibyana deshe nimwiturize kasu niko turanguze da barawe jihad rero ese ubundi ukora ryari ko abandi banyamerika baba bari mu kazi uragakora se ukagera amasuka kamaramo kangahe uba waga ubundi nkubaze ukora ryari Raifu TikTok ikiganiro jihad w'umutinganyi niko nashaka kukubaza Nadege mwapfuye iki ntugisubize ndahita nkubwira n'ibyo arimo. Jihad harya ubundi uzamba bari rumbwire ukora iki ko mwirirwa muza mubaza abantu ariko ubundi abantu bakora iki. Nabikubwiye ngo aho muri Amerika wirirwa ubwera kasu njewe nabikubwire neza. Hari igihe nzabyuka byagubutse nzahita afata ama video yawe uri kuntuka kuko njewe nanjye ntwara yanjye ubundi turebane mu mpamaga Nadege ngo ngwiki have ngo ngwiki murirwa mutuka abantu ngwiriya ndayakora nzabazanira iby'amatwi ya Nyatarumva Nadege mwapfuye iki dada kumva jihad njewe nabikubwiye ntago ndagafu kivugwa rimwe nundi wese rwose abizirikane ndikorera ikiganiro ngo jihad yashatse kuvuga gutya ahubwo ni muzituranguze nkomeze numva izanyu. Ubundi ikindi abashoje mbafitiye show ya danje muriumva mu menisikia vizuri mbafitiye show ya danje umva urikumva mbafitiye show ya danje okimba bari tuzinduke kuko mbafitiye show muzajye kuri The Dynamic ngo azaguteza rib ubwo ariko ntago ari urw'umuntu umwe zaguteza rib njewe nta muntu uzantuka ngo mwihorere muri iyi mihanda niyo byagenda gute oya ntago bishoboka. Mfite internet mfite telefone yiyo yaba yapfuye najya kugura indi. Uri kumva mama wowe mureke mbere mubaze byibura abakozi nk'icumi yakoresheje buri muntu wese ari kurira. none se nimba nasiramuye agapipi kanjye aragashaka hiki nimba kadasiramuye
yaragashaka iki ko numva kamubabaje. Wowe ubabazwa n'igitsina kitari icyawe, nge sinshobora kubabazwa n'igitsina kitari icyanjye, mbabazwa n'icyanjye. Wakwica ukabazwa n'igitsina cyawe ngo ba muri Mongariya ni Mongariya koko niko aho wakoraga. Buretse sinshaka kuvuga ibintu byinshi kuko sindaza neza, ngiye nkubwira n'utuzi wakoze bagenda batukwirukanamo. Uri kumva wowe ntago umva. Weekend nibwo mbona umwanya wo gukora amalive, weekend nibwo mbona umwanya wo gukora amalive kuko indi minsi yose mba ndi busy and booked, mba ndi mu kazi. Urumva? Ese ubundi this way ngo agapipi ngo kadashira umuntu w'umugabo arazwi ishinga nuko igitsina cy'undi mugabo kidasiramuye. Ahubwo ufite ikibazo wowe, ufite ikibazo. Ntabwo nza ahantu aba, ufite ikibazo. Mbabarira nkubaze, umuntu w'umugabo ubu ushobora kwicara nkahangayikishwa n'igitsina cy'umuntu hano kidasiramuye ngo nkikoreshe iki se? Ngo nkirye, nkiteke, nkitogose, nkikoreshe iki? Umuntu w'umugabo ashobora kurazwa ishinga n'igitsina cy'umuntu kidasiramuye. Tujye tubwizanya ukuri ngo ugikoreshe iki se da? Ahubwo bagufate bagucungire hafi. Uri kumva? Bagucungire hafi. Ariko mbabazi, uwo nise umuntu, uwo nise imifupa ninde? Uwo nise imifupa ninde? Niko uwo muntu witwa gutya nanjye mumunyereke dukomeze. Ubu ntabwo ushobora gushyira ngo jihadi umutinganyi none se ibyo birakuraza ishinga. Wabuze content, ntureba n'ubu tuvugana aratomboye. Jihadi aramvuze, ubwo jihadi amvuze reka nkwereke, reka nshyireho. Umara icyumweru wambaye ipantaro ukora ibiganiro, icyumweru kandi wambara ipantaro zihinduye, utambara imwe. Umara icyumweru wambara ipantaro ukora ibiganiro buri munsi umvuga, sibyo? Kandi ipantaro idasa nk'iyo wambaye ejo. Nuzibona uzangaye, ufite ubwo bushobozi bwazo. Wabuze amafaranga yo kwishyura abana babandi, warabambuye, baranakwihoreye, wirirwa bagendaho babuze ibwami no ku karubanda. Warabambuye barakwihorera. Urumva? Urabambura, baraceceka, bagerageza kurwana n'ubuzima, babaho. Ugira ishyari, nicyo kibazo cyawe. Uri umunyeshyari, uri nenugu, uri nakasajya, uri umunyeshyari mubi. Wowe uzanicwa n'ishyari ryawe. Ibyiza rero, uri kumva, ibyiza wareka ishyari. Nubona ipantaro shaho, nakubwiye ni nkeneye, ndabigusabye. Njyewe mbikubwiriye hano kuri live kuko sinshobora gukora ikiganiro abashuba zicara ku gasonga bugari ngo baze bumve. Baba bagomba kuza hano mu busutwa burenze. Ukore ikiganiro, icyumweru cyose umvuga ntari buntuka uko ushaka. Untuka wambara ipantaro, kandi ipantaro ni wambara niyo pantaro ujye wambara ipantaro kuwa mbere imwe, kuwa kabiri, kuwa gatatu itandukanye niyo wambaye. Ipantaro byibura 7 mu cyumweru, 7. Icyo nugikora umunsi wakoze icyo kintu, kambara ipantaro kuwa mbere kugera ku cyumweru, unahindura nyine, ugaragara nyine nk'umuntu uri gukora ibiganiro nyine utange show. Apana guhora muri ziriya jipe kiroti. Nubona ni wambara ipantaro ugakora ikiganiro kuwa mbere, kuwa kabiri,
uhindura nzava mu nzira. Nzava mu nzira, ntabwo uzongera kumva nongeye no kukuvugaho. Nuzibona mwarangiza ngo murusha abantu ngo kwambara, ngo murambara, mwambara iki se? Sipirika mushaka unakubita miri urukweta pana twa tundi tuba duhengamye, buri munsi uhindure n'urukweto sha. Noneho nurangiza buri uko ukoze ikiganiro uhindure na content, ariko jewe kubera yuko ari je ki kuri wowe kuko mbuzemo warwara umutwe, wirirwa uhungeta abana b'abandi hano, wanze kubishyura barakwihorera, wirirwa bagenda bavuga ngo uzabagirira nabi. Nta soni, ntago byakunda. Nakubwiye ngo nta terabwoba riri mu Rwanda, mbigusubiriremo, iterabwoba ryararangiye. Naho twavugaga ngo riri muri Kongo iwanyu naho ntari hari M23 yatabaye abanyekongo, uri kumva? Rero ninjye ushaka gutera ubwoba we, ntago bishoboka, nibikunda. Nakubwiye wowe warangiza ngo na ubundi uzanabwira abanyarwanda uti uwitwa Nadege Jihad yavuze bimeze gutya na gutya, ubivuga nabo bicurika nza mbiza nabyo bihagaze. None narangiza ngo Jihad nta cyabaye. Njewe wowe ubu ntureba, urakora ikiganiro, urahita ukora live, wongere ukore TikTok, ushutinga ikiganiro, ni uryama wongere ugire ushutinga ikiganiro, nurya paka ugomba gukora ibiganiro. Kandi abasaba hano mujye mugenda mubikurikire, mumwumve, mumufashe, mumuteze imbere. Je ntago ngira ishyari, ariko urangwa n'ishyari. Abana baraguhunze bishakira ubuzima, warabambuye, warabadeprimishije. Cyangwa nkuzanira umwe kuri umwe baguparikire hano. Muri kumva? Wowe kora ibyawe, nunda kora ibye. Sindaza n'umunsi n'umwe wakoze ikiganiro ngo mvuge ngo Kasuku ibintu yashatse kuvuga nibi, kuko nta byomba nzi. Kuko ibintu uvuga rwose content yawe nta nahantu ihuriye n'iyanjye. Content yanjye nta hantu ihuriye n'iyanjye, ntaho pe, ntaho. Yego ko amezi 6 yonyine, ntago yamvuga amezi 6, umwaka ntago ngugwi amezi 6 makeya akazacuruza ate satamvuze. Ariko ja nkubu ngewe 30 minutes nihaye irarangiye. Icyo ngicyo nicyo kintu mbabwiye mwabantu mwe, uwapfuye yarihuse. Nakubwiye ni reka kwambara izo jipe kirotsi, umenisikia vizuri reka kwambara izo jipe kirotsi. Ubundi kuwambara ipantaro, kuwa kabiri ipantaro itari nk'iyo wambaye, ubundi ukora ikiganiro sha turebe. Ibi bintu muba mugira ngo muba mushaka kuza mwiyenza. Hanyuma umuntu witwa Nadege ubabwira uti bikwaye tiwe, cyangwa nzaze nkwibwire noneho n'ibyo arimo. Napfuye iki? Nadege naza mubambikira ipantaro. Urumva? Ubundi weekendi abashuni bwo nzongera nkabatamo